mu kirenge cye harimo ibyo twita zone reflex zirenga 100 nyinshi cyane, aho buri reflex ibi corresponda cyangwa se ibikorana n'igice cy'umubiri wawe. Iyo ukandagiye ahantu hari uducanga, hari utubuye, utuntu tw'utwatsi tukagukanda, ibi ni bimwe mu bintu ugomba kwirinda cyane kugira ngo ikirenge cyawe gikomeze kigire ubuzima bwiza kandi bitume n'umubiri wawe ugira ubuzima bwiza. Icyambere, amasogisi ukayambara atose, ntago yumye neza ariko ntacyo ugahita wambara. Ni ibintu bibi cyane, bigira ingaruka ku birenge byawe kandi bikanagira ingaruka ku mikorere y'umubiri wawe ndetse n'ubwonko. Jya ufata umwanya ibirenge byawe ubikorera isuku. Nejejwe no kuguha ikaze nanone muvandimwe ukunda ibiganiro byacu n'ibyigisho dukunda kubigisha byerekeranye no kwitungira amagara mazima. Ngusabiye umugisha ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane nawe. Nk'uko bisanzwe ni Kayitare John, benshi bakunda kwita muganga Kayitare cyangwa se Proficient Kayitare. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo dushobora kwita ku birenge byacu. Ushobora kwibaza uti mbese ibirenge nabyo? Nk'uko twabibonye mu cyigisho cy'ubushize, twabonye ko Imana yaremye umuntu mu buryo butangaje. Imana yaremye umuntu mu buryo butangaje kandi koko ni ibyo kuyishimira. Umuntu rero aremwe mu buryo, n'ibirenge nyine biremwe mu buryo butangaje. Buri rugingo rwawe rwose ruremwe mu buryo butangaje. Ikirenge cy'umuntu niyo mizi y'impagarike y'umuntu, kandi ikirenge cy'umuntu navuga ngo nicyo cyikorera uburemere na buri kintu cyose kigize umuntu. Ubwo rero biratangaje kubona Imana yararemye umuntu ikamuha ibirenge ashinga hasi bikikorera umubiri we wose, kandi nanone bikaba mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane Imana yashyize muri ibyo birenge, bikaba ari byo nanone bituma ubuzima bw'umuntu burushaho kugenda neza bitewe n'uburyo ubifasha. Njye nababwiye ko nize reflexology kandi nkora reflexology. Reflexology rero ni ubuvuzi butangaje butuma umenya koko k'ikirenge cy'umuntu giteye amatsiko kandi gihishe byinshi cyane. Wari uzi ko ikirenge cyawe kigizwe n'amagufwa 26? Ikirenge cyawe kigizwe n'amagufwa 26. Hari utugufwa two mu mano twitwa phalanges. Utwo tugufwa ni utugufwa Imana yaremye mu buryo butangaje cyane, kandi utwo tugufwa ndagira ngo nkubwire ko ari 14, uhereye ku gahera kugeza ku gikumwe, ku kirenge cy'igikumwe hari amagufwa 18. Noneho hakaba amagufwa ahera aho ikirenge amano agarukira cyangwa se atereye kugaruka gutya aho wakwita mu bugombambari. Ayo magufwa nanone hari icyo twita metatarsals. Metatarsals ni 5 nyine, buri no rifite metatarso imwe, ni amagufwa 5. Noneho hano mu bugombambari no ku gitsinsino hakaba izo twita tarsals. Izo tarsals ni 7. Ayo magufwa 7 wayateranyaho 5 wayateranyaho 18 yose akaba 26. Ayo magufwa yoroshweho imitsi ijyana amaraso mu mubiri ihera hejuru iri ikamanura mu kirenge, kandi koroswaho muscles cyangwa se imikaya itanaze iboshye cyane ku buryo ikirenge cy'umuntu nyine koko kiba kiremwe mu buryo butangaje. Ariko muri ya magufwa hakaba hagiye harimo ingingo ku buryo ikirenge ushobora kukimanura kongera ukakizamura, ushobora kukigira utyo kigarura kuri uruhande ukongera ukakigarura kuri uru ruhande. Ibyo rero nibyo Dawidi yabonye muri Zaburi ya 139 ku murongo wa 14 na 15, aravuga ati ndagushimira ko wandemye uburyo butangaje. Ibyo bituma umuntu ashobora gukora movement akagenda ibirometero byinshi cyane
ikirenge ntikinanirwe kubera ko gishobora kwihina kikigarura mu buryo bushoboka bwose. Ikirenge rero ndagira ngo nkubwire ko iyo utamenye neza uburyo ukwiriye kucyitaho bishobora kukuviramo indwara nyinshi cyane. Twebwe aba reflexologue tuvuga ko ikirenge ari mira cyangwa se indorerwamo y'umubiri wawe. Tubasha kureba imiterere y'ubuzima bwawe tubirebeye mu kirenge. Iri bara ry'ikirenge hasi mu bworo, aho twita mu bworo bw'ikirenge muri arch, aha hasi dushobora kureba ibara ry'ikirenge tukavuga tuti uyu muntu afite indwara iyi n'iyi n'iyi, uyu muntu afite indwara iyi n'iyi n'iyi, just kureba mu ibara ry'ikirenge. Umuntu ashobora kureba inzara zawe akareba ridges zirimo, ridges ubwo ni nk'imigongo iri mu nzara y'udushabure imeze gutya cyangwa se itambitse, umuntu akakubwira ati yo urwaye indwara izi n'izi. Izo ndwara ukaba ushobora no kujya muri laboratoire ntibazibona, ariko mu by'ukuri umubiri wawe uzifite. Wari uzi neza yuko aha mu kirenge dushobora kureba texture, icyo twita texture y'ikirenge cyawe, bigatuma tumenya imikorere y'impyiko zawe, imikorere y'umwijima wawe, imikorere y'umutima wawe, just texture. Turebye icyo twita texture y'ikirenge, y'uruhu rw'ikirenge cyawe. Bivuze iki rero? Bivuze ngo ikirenge cy'umuntu gihishe ibintu byinshi cyane. Dushobora kureba zimwe mu ndwara z'ibirenge, ariko zikaba ziduhishurira izindi ndwara ziri mu mubiri wawe. Urugero, umuntu aramutse afite intongi murazizi, mu cyongereza zitwa cone. Cone ni akantu kameze nk'agaheri gashobora kuza mu kirenge gakomeye, ariko wagakandaho umuntu akababara cyane. Wari uzi ko ushobora kuba ufite koni ntazireba mu kirenge cyawe, gihe nkahita amenya ibindi bibazo biri mu maraso yawe? Uko niko rero imiterere y'umubiri w'umuntu imeze. Ushobora kureba inzara z'umuntu ukabimenya yuko afite amaraso cyangwa nta maraso afite, ukamenya ko arwaye umwijima cyangwa atarwaye umwijima, ukamenya ko arwaye impyiko cyangwa atarwaye impyiko, kandi ubirebeye mu kirenge. Abantu benshi bakunda kuza nareba nk'ikirenge cye nagisuzuma, icyo twita fit reading, tugisoma. Ugasoma ikirenge ukacyitegereza, warangiza ukagikanda, ukamubwira uti ariko rero urwaye ibi n'ibi n'ibi. Ate se ubibwiwe n'iki? Kandi mu by'ukuri koko ibyo bintu ariko abiza amaze n'imyaka myinshi abyivuza byarananiranye, cyangwa yabanje no guca kwa muganga bagasanga ariko koko abirwaye, cyangwa atarabiza ariko nyuma mwakora ibizamini by'amaraso, iby'inkari n'ibindi, ugasanga koko iyo ndwara arayifite. Rero ikirenge cy'umuntu ni ikintu cy'agaciro cyane ugomba kwitaho cyane. Hari zimwe mu ndwara zikunda kwibasira ibirenge, harimo nk'ibimeme, imyate, intongi, hari ibyo twita fungal infections zitandukanye, aho ushobora gusanga ikirenge cy'umuntu kiri dampi, gitohereye, kirimo ibintu bisa naho ari si ibisebe, ariko nanone mu by'ukuri ukabona gisa naho kirimo ibintu by'ibitobagure. Ibyo bintu byose biba bigaragaza indwara zikomeye cyane ziri mu mubiri w'umuntu. Jye nk'umuntu wize reflexologue, umureflexologue, nshobora kuza imbere yawe uje kwivuza, wakuramo inkweto tutarahanagura ikirenge cyawe cyangwa ngo tugisukure, impumuro y'ikirenge cyawe yonyine ikambwira ibintu bikomeye cyane. Nuvuga ngo niba ikirenge cy'umuntu kinuka, ntabwo kunuka kw'ikirenge ari ibintu biri aho ngaho bigarukira mu kirenge, ahubwo biba bifite izindi ndwara bimenyekanisha ziri mu mubiri wawe, gusa kubera ko ikirenge cyawe numvise ko kinuka. Ikindi, wari uzi neza yuko umuntu mu kirenge cye harimo ibyo twita zone reflex zirenga 100 nyinshi cyane, aho buri reflex ibi corresponda cyangwa se ibikorana n'igice cy'umubiri wawe. Tuvuga umutima ufite aho ukoranira n'iyo reflex yo mu kirenge, amaso afite aho akoranira, aho ahurira na reflex yo mu kirenge,
ndetse impyiko zifite aho zihurira na reflex yo mu kirenge. Buri gice cy'umubiri wawe gifite reflex ikorana nacyo mu mubiri wawe. Ubwonko bufite reflex mu kirenge, urutirigongo rufite reflex mu kirenge, ibihaha byawe bifite reflex mu kirenge. Ikirenge cyawe rero ushobora kukimenyeramo imikorere y'umubiri wawe yose nivuga ngo yose ntugire ngo ndakabije, yose ahiva ikagera. Nshobora kumenya yuko urwaye imitsi ari ukureba mu kirenge gusa. Nshobora kumenya yuko ufite ibibazo by'impyiko ari ukureba mu kirenge gusa. So nukuvuga ngo ikirenge cyawe kibitsa amakuru y'ubuzima bwawe, byiteho kandi ukiteho cyane. Iki kirenge ndagira ngo nkubwire yuko uramutse witegereje neza imikorere y'umubiri w'umuntu, abantu bambara inkweto cyane bahora bicaye mu biro, n'abantu bagenda rimwe na rimwe bakanagenda nta nkweto bambaye, babaho ubuzima butandukanye, kubera yuko ikirenge cy'umuntu gifite reflex ziri hasi mu kirenge. Iyo ukandagiye ahantu hari uducanga, hari utubuye, utuntu tw'utwatsi tukagukanda, bisa nawe biba birimo bikangura ibice by'umubiri wawe, bikaba bishobora kwikorera serivisi cyangwa kwivura mu buryo bworoshye, ubigeranije n'umuntu uhora ahantu hari flat yambaye inkweto zifunze kandi zidafite ibintu bituma za reflex zikanda cyangwa se zikandwa. Rero ndagira ngo nkubwire, niba ibi bintu utari ubizi ubyiteho cyane. Ngo kurwara ibimeme ni ingorane ikomeye cyane, kurwara intongi, kurwara imyate, kurwara n'izindi ndwara. Inzara ni urugero ubwazo, ziramutse zigize fango ugasanga inzara zirakuka, inzara zirwaye ibintu bituma zibora. Izo ndwara ntago ziba zigarukiraho gusa, ahubwo ziba zifite ibindi bibazo zitubwira twebwe kandi biri mu mubiri wawe. Wari uzi neza yuko umuntu ashobora kuvura indwara z'umubiri wawe nyinshi cyane n'ubundi yifashishije izo reflex ziri mu kirenge, agakosora ibintu byose byananiranye biri mu mubiri wawe akoresheje ikirenge. Urugero, ushobora kuba ufite ikibazo cya diabete, umuntu agakosora ikibazo cya hormone zikora insulin, noneho ugasanga iyo insulin irakorwa ku rugero rwiza kandi ikapenetratinga muri cells neza, isukari yawe ikajya kuri gahunda, bitewe nuko gusa bakanguye reflex zikorana n'icyo gice gishinzwe isukari. Ibice by'umubiri wawe byose bishobora kuvurwa binyuze muri ubwo buryo. Rero reka nkubwire muvandimwe, ibi ni bimwe mu bintu ugomba kwirinda cyane kugira ngo ikirenge cyawe gikomeze kigire ubuzima bwiza kandi bitume n'umubiri wawe ugira ubuzima bwiza. Icyambere, uzirinde gukandagira ahantu hakonje umwanya muremure. Ibirenge byacu bigomba kurindwa ubukonje, kuko ubukonje bw'ibirenge bugira ingaruka ku mpagarike y'umubiri wawe yose. Rero wirinde cyane ubukonje, ibirenge byawe ntukemere yuko bikonja. Gukonja kw'ibirenge ni ingaruka zikomeye cyane. Ikindi ugomba kwirinda cyane, ugomba kwirinda kujya wambara inkweto, cyane cyane ku bagabo, amasogisi ukayambara atose, ntago yumye neza ariko ntacyo ugahita wambara. Ni ibintu bibi cyane, bigira ingaruka ku birenge byawe kandi bikanagira ingaruka ku mikorere y'umubiri wawe ndetse n'ubwonko. Ujye wambara amasogisi yumye ameze neza, ndetse nakugira inama yuko ukwiriye kujya wambara amasogisi akozwe mu budodo bwa kotoni, kuko kotoni niyo ikirenge kibizi icyuya inyunyuza neza icyo cyuya ikagifata. Ariko iyo wambaye ubusogisi buri aho ngaho budafashije, iyo ikirenge cyawe kibizi ibyuya, bwa busogisi buragenda bukamatana n'ikirenge, ugasanga ikirenge cyawe gitangiye gutoha. Wakwiyambura amasogisi ugasanga hano mu kirenge wagira ngo bagitobaguye, cyangwa wagira ngo cyariwe n'ibintu. Rero ibyo ni ibintu ugomba kwirinda. Abana batoya mugomba kubarinda kujya bakinira mu mazi atemba. Aya mazi atemba abamo indwara. Simvuga amazi y'umugezi, ndavuga amazi imvura irahise,
amazi arimo aratemba. Ayo mazi iyo abana bayakiniyemo bituma ibirenge byabo byinjirwamo n'inzoka. Uruhu rwacu ruremwe mu buryo rushobora gufunguka rukakira inzoka n'indwara zindi zitandukanye cyane. Kandi ukazasanga umwana ahora arwaragura, ahora ahinda umuriro, kwa muganga bati ni infection, ahora ahinda umuriro bati ni infection, umutwe wamwishe bati ni infection, biterwa nuko umwana ikibazo agikura mu mazi aciniramo mu birenge, ibirenge bye biri mu mazi, kandi amazi arimo umwanda, cyane cyane amazi y'ibinamba, amazi y'ibizenga, y'ibinamba, imvura byaretse aho ngaho abana bakajyamo bagakina. Ndagira ngo nanone nkubwire ko ugomba kugerageza ukajya urinda ibirenge byawe iteka ko birwara ibimeme, birwara intongi, birwara imyate. Niba biri mu bushobozi bwawe ukabona iyo ndwara irabonetse, hita wihutira kuyishyira umuganga, kuko ntabwo iyo ndwara igarukiraho gusa, iba ifite ibindi bintu byinshi igira gute igaragaza. Ikindi nanone ugomba kujya witondera ni inzara zawe. Izi nzara mu muvandimwe ugomba kujya uzirinda. Inzara zifite agaciro gakomeye. Umuntu ashobora kuvuga ati ariko se ntafite urwara ubundi sinagenda. Yego wagenda, ariko Imana yashyizeho urwo rwara ifite impamvu. Uru rwara rero ugomba kujya urukorera isuku, kandi ibirenge byawe ukwiriye kujya ubikora isuku. Abantu benshi ntabwo bajya bakorera isuku ibirenge byabo, hari yuhagira ibirenge yagize akagira jya ufata umwanya ibirenge byawe ubikorera isuku, ubikube neza rwose uko bishoboka, nurangiza ubisige amavuta byorohe kugira ngo bibashe kugira ubuzima bwiza. Izi nzara rero ugomba kwirinda kujya uzica mu buryo busongoye. Abantu benshi bakunda guca inzara bazisongora gutya. Ubwo buryo ni bubi cyane. Ujya uca urwara mu buryo butuma ruba ruringaniye. Ntugace inzara uzisongora, kuko bigira ingaruka kuri izi nyama zino aho inzara zifatira. Bikaba bishobora no kukuviramo kurwara indwara, kandi izo ndwara zikagorana kuzivura. Rero muvandimwe inshuti, ndagira ngo nkubwire ko Imana yaremye ikirenge yifuza yuko ubyitaho. Niba hari zimwe mu ndwara urwaye zo muri ibi birenge, muri izo tuvuze, dore imwe mu miti yoroheje ushobora kujya ukoresha bikagufasha. Uwa mbere, jya ufata umunyu dusanzwe turya cyangwa se ifu y'umunyu w'igikukuri, ushyire mu mazi y'akazuyaze, ukandagiremo iminota mikeya. Ibyo bizajya bikurinda indwara nyinshi zo mu birenge, kandi bikangure na ya mitsi na ya myakura na za reflexe kugira ngo umubiri wawe ukore neza. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi nanone, jya ugerageza uko bishoboka umuntu agufatire amano ayakurure, cyane nawe ubyikorere, ujye ukurura amano kenshi gashoboka. Jya ugira igihe ukurura amano yawe use n'uyarambura, uyakoreshe imyitozo, uyahine wongere uyarambure, uyahine wongere uyarambure. Ibyo bizakurinda indwara zitwa arthritis, osteoarthritis, indwara zo kubabara mu magufwa no mu ngingo, cyane cyane mu birenge. Jya ugerageza ikirenge cyawe ugikoresha imyitozo, kirambure, ujye ugira igihe ukora uwo mwitozo, ukigarura aha. Ibyo bizakurinda guhora ubabara ibirenge. Hari izindi ndwara zifata ibirenge ariko ziterwa n'ibibazo bindi biri mu mubiri. Urugero nka gute, ugasanga urababara amano ariko amano akababara koko bitewe na gute. Gute ni indwara iterwa n'icyo twita excess uric acid. Abantu benshi iyo bafite acide urique nyinshi mu mubiri wabo barwara indwara ya gute. Ariko wumve ko ibintu bitera uric acid kuba nyinshi mu mubiri w'umuntu akenshi ni ukurya ibintu bikomoka ku matungo cyane, za proteine nyinshi, kandi bikaba birenze urugero. Nko kurya inyama cyane, by'umwihariko inyama y'ingurube, nko kurya ibikomoka ku mata byinshi cyane, za cheese,
ugasanga igihe cyose ukoresha ibintu bikomoka ku matungo cyane. Ibyo bintu bitera indwara zikomeye cyane zo kugira uric acid nyinshi kandi bikakuviramo gute. Indwara z'ibirenge zo ni nyinshi ntago nazivuga aha ngo nzirondore, ariko ndagira ngo nkubwire yuko ukwiriye kugerageza igihe cyose ubona ibirenge byawe bifite ikibazo, ugomba kujya ubyitaho ukabishyira umuganga. Twebwe muri Reflexology tuzi neza yuko niyo ufite deformative, ufite deformation y'urugingo rw'ikirenge, wenda nino, wenda ni igitsinsino, wenda urakandagira kikiheta, ibyo byose twe tuba tuzi ko bifite ingaruka bigira zikomeye cyane ku mikorere y'umubiri wose. Ubwo rero ndagira ngo nkumenyeshe ko ikirenge cyawe ukwiriye kucyitaho, ukwiriye kugikunda, ukwiriye kujya ugikoresha imyitozo ngororamubiri, ukwiriye kujya ugikandagiza mu mazi ashyushye ibihe byinshi, simvuze buri munsi ariko ibihe byinshi, kandi ayo mazi ukajya uyashyiramo wenda n'umunyu cyangwa se umunyu w'igikukuru. Hari imiti ivura indwara z'ibirenge zimwe na zimwe, urugero nko kunuka ibirenge. Ubwo uramutse unuka ibirenge wakoresha uwo muti, ntabwo ari umuti ugoye cyane. Abantu benshi bazi umushishiro. Niba uzi umushishiro, umushishiro ni akatsi karanda kenda kumera nk'umwishywa. Fata umushishiro uwusekure, numara kuwusekura usukemo amazi ashyushye, hanyuma ukandagiremo wikandishe rwose, ukande ibirenge byawe usa n'ubyoza n'ubitirima. Niba se wenda ufite indwara y'icyo twita ibimeme, cyangwa se ukaba ukunda kugira ibisebe hagati y'amano, shaka umuhoko. Umuhoko ni icyatsi, ni ikimera kizwi. Uwo muhoko ujye uwufata, amababi yawo uyatwike cyangwa se uyotse, hanyuma uyatsirime muri ya mano. Iyo ni imiti yoroheje cyane. Noneho rero abantu bari ahantu badashobora kubona iyo mihoko, badashobora kubona iyo mishishiro, ariko bakaba bashobora kubona ibi bikurikira. Wabona indimu. Indimu ni umuti mwiza cyane. Byonyine kuyikamurira muri ayo mazi, warangiza ukayogesha mu mano ukoresheje gauze, ni ibintu bizagufasha cyane. Wenda se wabona soda bicarbonate. Soda bicarbonate nayo ushobora kuyishyira mu mazi ashyushye buhoro, warangiza ukayogesha mu bimeme. Imiti irahari, kandi ndakwinginze niba ushaka ko ubuzima bwawe bugenda neza, ujye ubyitaho. Nkwishimiye kuko ukunda ibiganiro byacu, kandi nkwishimiye kuko ukunda kugira ibyo utubaza. Benshi bakunda kuduhamagara bakatubaza, turakwishimiye rwose. Ariko nanone ndakwinginze, ibi byose tuba twiga ujye ubisangiza na bagenzi bawe, ntukabyigumanire, ujye ugerageze ubisangize abandi. Imana ikugirire neza kandi duhane umugisha mu izina rya Yesu.